dutangure none. Ukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose singushidikanya kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye ntemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi. Hello guys, meze gute? Nizere ko meze neza. Kiriya gikamyo sinzi make kitari buto disturbing bara muri hangana. Nizere ko meze neza guys. I missed you so much and very much. Nizere rero ko meze neza umuherereye hose, abari Burundi, abari Bugande, abari Tanzania, Kenya, Amajyepfo, Amajyaruguru no ku migabane ya Amerika na za Afrika na za Europe zose ndabasuhuje. Nyagasani yeza duhana umugisha. Nigota amasimbi. Sigota amasimbi se? Aho se mvuze nigota amasimbi. Shamani nkumbe umuntu witwa David in my life. Ndamukumbuye. Abantu bambwiye ngo baramukumbuye nanjye nuko ndamukumbuye pe. Naramubuze. Ndamukumbuye cyane, ntabwo ari ino. Ndamusuhuje ndabizi ko ari burebe iyi video. Ndabizi. I miss you so much. Anyways, ndatangira nsuhuza muzasabwe. Ngiye gutangira nizasabwe. Abantu bambwiye ngo mbasurize kubera Imana ndamusuhuje. Hano turamusuhuje. Kubera Imana uze kureba iyi video turagusuhuje mu izina rya Yesu. Turagusuhuje kubera Imana ngo baramukumbuye cyane ngo turamusuhuje. Uzamwandikire kuri IG. Ako mwazajya mutwara gahoro. Aka badamu twarago. Umudamu aratwara ngo n'umudamu ngo watwaye. Ukasa nayo muhanda ngo n'umudamu. Ngura n'umudamu. Niko abadamu ubundi barabadutumye. Ngo n'umudamu ngo kandi kenshi nsanga abantu benshi bakoze na accident. Kenshi nsanga ari abagabo. Ndabeshya. Ni gake. Nukuri ni gake. Ni gake wasanga ari accident yakozwe n'umudamu. Yagiye kugonga iyo gufata stress afata muri ibyo ni barabeshya. Buriya rero hari ikintu mutazi. Buriya uzarebe amazi yica umuntu uzi koga, urubizi? Umuntu utazi koga ntabwo amazi ajya mwica. Nivuga ngo rero abadamu kwa ko nyine muri kamere yacu turemanywe. Ndavuga igitsina gore cyose n'abakobwa se yakwica gute kandi yatinye. Yatinye. Nivuga ngo rero n'imodoka si kuvuga ko abadamu batazi imodoka. Turazizi na cyane, hari n'abagabo benshi turusha. Ariko kuko ko abadamu tugiramo ubwoba cyane kuruta abagabo. Nivuga ngo noneho umudamu bro, iyo iri mu muhanda imibare uba ufite mu mutwe ni nk'igihumbi. Tekereza ngonze ngasiga abana banjye, ubuse ngeze gucyangira abana banjye, ubuse ubutekereza ibintu byinshi. Rero bituma bapenga attention. Niyo mpamvu batajya bapfa kugonga. Ariko abagabo uko yakumva bameze nk'ibyihebe, abagabo uziko bameze nk'ibyihebe we. Ni izina. Umugabo ariruka kamariramo ugasanga bibaye ibibazo. Niyo mpamvu abamama batajya bapfa kugira ko bari gengesera cyane. Ubwo utumye nandukira nibagirwa nta nari ngeze. Ubu nahise njya mu by'abadamu n'iki. Urumva? Nuko rero twatumaze gusuhuza kubera Imana. Kubera Imana turamusuhuje. David turamukumbuye. Kubera Imana. Okay, kubera Imana turamusuhuje. Hari n'undi muntu wambwiye nigeze ko nanditse muri comment ngo nzamuvuge muri video, ariko izina rye ntabwo naryibuka. Byansaba kongera kureba. Ewansha iyo nuziri kure byatari.
reka nubuze uhondo urujya ariko urumva umubere ku muntu ari Jivanse twikomereza urumva wese ituma nibagirwa n'ahantu naringeze uwo muntu rero yumve ko musuhuje. Hari undi muntu wanditse muri comment arambwira ngo nimuhe nimero yanjye nyoherereze 2000 kuri anniversaire yanjye amaze kubona ngo kumunda amafaranga 2000 uzanyoherereze ntago nayanga nubwo byabijana ako se watubariye twikomereze mana urafunguza suri mu none ndagira ngo nongere ubu se ntago uri kubibona umva rata umva ubwo ngibyo birarangiye bya anniversaire abantu bose banyifuje isabukuru nziza abantu bose bampaye ama gift abantu bose bampostinze abantu bose bambwiye utugambo twiza Imana ibahereza umugisha urira igipampa Imana ibahereza umugisha ubu ndababwira ko n'ubu ngubu iyi ngiyi nambaye ni gift mbese yibereke nambaye gift ni ukuvuga ngo nakiriye ama gift menshi Imana ibahereza umugisha narishimye cyane muri kundi stabinga man atuma wibagirwa ibyo ndumva namaze kubyibagirwa tayari ndamuruse kubera iki wategereje tugasoza urumva cyokera ubuzanye ariko umva Heaven wamukorera prank ariko nyumva abo dushaka kutwicira video ngiye kumukorera araza kwicuza mu buzima bwe Heve ushaka iki kimbwira hano ndakumva ngiye kumubabaza mbwira icyo ushaka ndakumva asubwo iyo wihangana koko tugasoza ahubwo reka nkwereke ziko yanyibagiwe wabaye kwatinze mana warabyibagiwe wafunguriye mfite byinshi ndimo ndakora hano Heavy uje kurera amabuye wanjye umva ndamutse ngufunguriye iki kijyaho yiteguye se ngiye gahunda zanyu ndazizi ndanze ngiye kumukorera ibintu nase ubundi ushaka iki Ive nta mwanya afite ihangane ubundi umva mbabwire rero guys Ive amaze hafi ibyumweru 2 urumva azinduka mu gitondo agenda kubera uriya kandi agataha nimugoroba ntago bindeba natwe nibitureba okay noneho turebe shamba bari uzi ko umuntu kuva mu gitondo agenda kugira nisana nabihindura kwanza nawe abakeneye umwanya wa family wanjye oya namureke turebe imbwa na mama umugabo wanjye naramubuze nta mbwa mvuze da shweshwe oya da aho sinahagera ngiye ntago mbivuze Heavy ntago mbivuze urumva nanjye ntabyo mvuze Heavy rero atumye video yanjye nyihindura ingi nzayikora ngiye guhita mukorera ibintu je n'ouvre pas la porte je refuse on refuse umva Heavy reka nkubaze iyo ubona wirirwa umutwara umunsi wose kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma sibyo nta mwanya kimbonera nta mwanya abonera na mata ndetse wumva twe tutamukeneye abayagiye gupagara uyu munsi yafashe konji rero cyumweru uyu munsi yafashe konji rero umuntu akora n'umutima kandi muzi
nta blague ziri hano uyu munsi ntabwo bwinjira hano uyu munsi ntabwo bwinjira hano ndi kumva nabishaka ntabwo iva ari busohoke hano uyu munsi aragumamo hano ndamufungirana muri iyi nzu niba ari akazi mbwire nzi nkamukorere tugende niki ni ukuririmba kuririmba se n'ubishoboye ubusore ntawe nzi kuvuga nkaba ntazi kuririmba uzi kuvuga baze no kuririmba rata mbabwire wakati ukamfungura ibindi mukabikomeza maze ninjiye mu muganga winjira hehe hano ni iwawe turubahana urira shanda muhizinyisha urira none hano se ururira iki gipangu ni wowe wacyubatse ubwo kinyururire rugo heve genda subira aho uvuye ahubwo uraza gutuma Yves namenye ibi bintu urambona Yves ntabwo mfunguye se kuza kundakarira iwanjye ibi nikira n'ubundi se wari urinteye mu kanya noneho ibirego byose ndi bugushyireho uyu munsi nta nubwo uri bubikire cyane uyu ureba muri kamera byajemo wenda batazagira ngo nkomeza nkumubeshyera njye mba ndi kwikorera video yanjye ukaza umwe nkumwatinge none se reka nkubashye uje kumutwara n'amaguru uje Damuru se bahuye ko afite uburenganzira bwo gufungura nta bumuhaye ahubwo se navuze ngo ntufungure yafungura wabyibagiwe muhamagare kuri telefone ibintu wankoze nijoro se urabyibagiwe ibintu wankoze ejo bundi nijoro kurakulipa uzongera kwinjira uburakari bwanjye bwashyize ndanze ndiyangiye bivuga ngo ni nyirurugo Damu uribeshya ugafungura aho hantu turashwana subirayo genda ukora ibyo wari urimo Damu nakurebye nabi Damu ntashaka gukora ikintu ntamubwiye habe ati none amabira byagenze bite n'ubundi namye nkugerageza burya se umwe ndi ikigerageza Ivuri yarashatse kandi we ntabwo urashaka njye se ndi umukozi wanyu banza ushake mbere yo kugira ngo ube inshuti nawe suko Yves ningire kwita mani nese uyu nguyu niwe ufite urufunguzo shaka uburyo yisubiye uyu ni nde wo kwafungura uru rufunguzo ahubwo reka nze ngusuhuze ko tutasuhuzanyije wa Heve ko nanjye nzi kurirara sha Heve uturira tanyurira urugo Heve wambari ukamfungura ndagukubita na rakrete ubuse wafu akusumura umugabo wagira igipangu anga nigeze kuburira ndahazi ibwo niwe waduteje abajura
ntago urenga hano. Vani wamfunguye. Babi dore Bobo ko nirimo irakureba. Urashaka kundisha imbwa? Ntayikoresha da. Mani wafunze ibyo bikomeye byawe. Suza. Suza. Nisalimie ndugu yangu. Nisalimie wana. Urabona ukuntu nanduye kubera wowe. Si wowe se? Lakini weye utajipanda vipangu kwa mnagani. Cameraman je. Suza man. Sawa suje. Ntiwaze kumfungura ku neza. Suza. Ngiye kuri igipangu n'indani. Okay, reka njye kuzana ntuzi urufunguzo. Reka nzine urufunguzo heavy. Kandi heavy. Ngiye kuzana umubando wa creep. Oh my. Ko kugira ngo wurire urupangu rwanjye naba nakitwa Vanillah. Ekese. Gusa urufunguzo nari ngiye kuruzana wanze no kunsuhuza. Mbese ugusuhuze ndi inyuma ya manuzi. Sufite akaboko karekare se. Oya. Bite. Tamvuna. Nanduye intoki nabwo. Bite. Shawa wafunguye reka ibintu by'imikino. Nase bundi ufitiye gahunda. Mani fungura mani. Keba nayo. Mwabigize bragging ngenda simbuka. Keba nayo. Ese bigize uzana amarakete ngo nkubite. Ndari gukubita. Wibeshye winjira hano. Heavy. 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 Reba ukuntu umusimbukiye igipangu. Ndashaka yivi. Uratinjira na yivi. Ufite ikibazo. Ufite ikihe kibazo ndashaka ukimbwira. Ntabwo nshaka kwinjira. Kubera? Ntabwo mbishaka. Ifite gahunda yawe gufungura tuvugane n'igende. Uzazisha ufite telefone muhamagare. Namuhamagaza kumfata. Mu kazi kanyu rero. Ubwo se urukumva ari baranze kugufata abanyenga baranze ko winjira. Hari icyo utumva? Enda urufunguzo. Enda nusohoka utaza kongera kugira gusimbuka. Enda. Enda. Enda heavy. Enda urufunguzo. Noneho abazi mufite uyu munsi izana. Genda kwa heri uzagaruke ejo. Genda. Come closer. Wajyaga wijisha kuba Heavy. Ngaho garuka. Ngwino nyine. Heavy waje. Siwese uyu munsi waje utazanye imodoka kandi Yes. Turapfuye none. Heavy ngwino. Uramuga bagize ubwoba. Ngwino. Uramuga bagize ubwoba. Ngwino. Urabona Heavy mwajya muvuga ngo aritonda. Araje. Aragarutse. Heavy none uyu munsi yasoze.
Eve utunyimbwa isimuka mama. Ko wari ugiye se? Ese amabuye uduteye ntabwo yabonye. Yegora. Akwe buryo warasaze. Eve, kumbe nukomeze? Ziko warutumennye umutwe? Ako se ibi ni ibibazo ra? Marugo ko umuntu yaza gutera amabuye mu rugo rwa. Ndabyanze. None ndarabyanze. Ndabyanze. Dance. Uri arabikeneye. Yewe ziko warumennye umutwe? Ubu ni amatari kumubwira gute? Papa we. Shangiye kubwira Yves ko wane amabuye. Azabibona muri iyi video. Nta kintu na kimwe turi bukate. Genda bash. Umubyeyi, vraiment. Umubyeyi comme moi. Umubyeyi heve. Umubyeyi wabyariye igihugu, wabyariye u Rwanda. Nabyaye u Rwanda rw'ejo. Umubyeyi uzabyara na perezida. Bash. Uyu munsi nategereza ko mugarura. Ntago ndi umugarure. Ako none baranyica. Yves namenye ko namusubije. None nibagiwe n'ibyo nari ngiye gukora. Ako Yves aranyica none. N'abafana bagiye kubona ukuntu ateye. Have nice mumubonye. Umva. Utera n'amabuye. Uziko yaramennye umutwe. Ngiye yaramennye umutwe. Kiriya kintu ze cy'igitafari kinguye hano ku jisho ryari kimfashe mu jisho mumbone. Ubu se ari konsobanurira wowe. Asigiye yari mena ariko namenye bya. Nose Yves ubundi ntago ari kumva. Nimba yambaye kute. Wasanga yatwihore. Iri mu kimbare ntabwo. Ariko sha ntabwo azagaruka ndapfuye we. Yves ntabwo ndi bumubwire ko yaje. Guys. Nawe se yaranteye ibuye. Reka none iyi video tumaze kutuze kuyereka. Tuze kuyereka Yves ubundi. Bye. Ya indi turaza kuyikora mu kanya sibyo?